Ubusanzwe bwa buri munsi ukora iki ubayeho ute ubuzima busanzwe uri umuntu iyo utari bivuga butumwa hari ubuzima bwawe ni ubuhe bundi murakoze ubuzima busanzwe en fait nje nta kazi ngira kari permanent ikintu cyose mvuye naco mu muhanda kibyari faranga ndagikora tutra ubu duhuye imvura yaguye ukambwira ngo ngweke nkwambe kizi nta kurengeza da so ikintu cyose mvuye naco kibyara amafaranga ndagikora ntago uri umunenganezi ku kazi no akazi kose mvuye nako iyo mzutse kagera inyuma y'igipamo ako mvuye nako niko nkora so okay London ubusanzwe ukora iki wobaye gute ngiye nakundaga business mvuka nakundaga igisirikare umva mu buzima bwanjye ngomba kuba umusirikare ndabigerageza sinzi byantira ya hanyuma y'ibyo ngibyo support ifatika ko ndibwira ko ntabwo yakomeje kubona umuntu w'igihumbi nguze kubona umuntu ngo 500 gushingireho waje kubona support ifatika wabonye support ifatika ihoraho yo kuvuga ngo ujye ubona support buri kwezi nawe ujye gufasha abatishoboye ubone support yo gufasha abatishoboye urumva hano muri Afrika kubona umuntu wakubwira ngo agiye guhagarara n'ibintu biba bigoranye wenda nakubwira event ya nyuma duherutse gukora yatwaye amafaranga 150 yari ibintu byo gufasha abantu nyine batuye mu gace dutuyemo badafite ibyo kurya n'ibyo kunywa ariko ni ibintu ntabanzi iyo bivuye ni abantu baba babonye uburyo uba wahangayitse uburyo uba wabyinvestinzemo igihe cyawe cyose bakikoranya bakavuga ati yemwe uyu munsi mwakaje tugagana n'uyu muntu tukamukubitiramo tukamworohereza bagira gutyo baraza bakubitamo nyine ndagenda tukora ibyo ngibyo nta support ihari fix ya today utapambana na Lando road akikwambia ndashaka amafaranga yo kwishyura inzu ejo wenda Imana igufasha undi murima wanga sinawanga nawe nawuhinga bogweza undi wawanga nawuhinga baguhundi nawe nawuhinga baguhundi amahirwe bari kugira gute kwiyongera ariko abantu batazi ikintu cyo gutanga ni nk'umuhinzi wanga umurimo so iyo mbonye ahantu mbiba ntanga babivye nagera imbere nabo undi murima ndabiba kuko igihe cyo kuzasarura zasarura muri ya mirima yose Bibiri iravuga ngo gutanga guhesha kwakira guhesha umugisha ngo kandi ukuboko gutanga kuba hejuru yo kwakira so numva ko gutanga kandi gutanga ntabwo ari byinshi kuko urumva igikorwa cy'uyu mwene data ntabwo ari miliyoneri ni igihumbi bamuhaye ntabwo ari igihumbi yahembwe ntabwo ari igihumbi yungutse ni igihumbi umuntu amubwiye ati mukozi w'Imana afata ino milifra ugenda uyirye hanyuma iwe akayifata akayihereza undi muntu mwaramutse abandi mwiriwe bitewe naho muherereye. This is Kefan from Gita TV William Channel TV. Turi hano kandi kubwanyu bakunzi bacu. Turabibutsa gukora subscribe, like, comment and share ngo turusheho kubana buri munsi mu biganiro byacu tubagezaho. Ibintu ni byiza cyane. Episode mugani wa mugabo murushaho kugerwa n'ibiganiro byacu. Murabona imbere ya kamera abagabo busanzwe mubabona henshi hatandukanye ariko none bari hano kuri Gita TV na Muyoboke TV. Rero nta kindi cyabazanye kugira ngo badusangize ubumenyi bwabo ibitekerezo bafite byiza cyane bibashwe no twubaka bitureme. Muramubona Papa William, muramubona Lando. Reka no bavuze barushe kutwibwira birambuye duhere kwa Papa William atwibwire dukurikizaho Lando. Shalom banita evangelist William Muyoboke ndabasuje mu izina rya Yesu. Shalom nitwa King G Lando Lucky and nkunda kuvuga ubutumwa kuramya no guhimbaza nishimiye kubana nawe. Murakoze cyane ariko umuvandimwe ndi kunagaragaramo umuntu w'umusitare nkumureba ubwanwa bwiwe shape yiwe musazwe ari umuntu w'umusitare kabisa. Umusitari yes. I just holding on Jesus. Na evangelist William muramuzi cyane
agaragara henshi cyane hari mu matorero yanyu cyangwa mumubona ku ma YouTube channel abwiriza. Uyu munsi ari hano kugira ngo dusangire byinshi bitandukanye muri buze kumva. Stay tuned, ugumane natwe minota mikeya tugiye kubana tubashe gusangira ibyiza. Rero papa Muyoboke, hari abantu basanzwe bakubona mu buzima busanzwe ariko bakibaza sura muntu abayeho gute, ni umuntu ki, background yiwe ni iyihe. Ntabwo tugiye kuvuga ngo wabwire amabanga yawe yose, ariko wabwire gatoya cyane kuri background yawe, ibiri ngombwa ko babimenye kugira ngo nimuzambura no muhanda bamenye umuntu wari we. Welcome. Kuko babivuze murakoze. Banita amazina yanjye nitwa mu Rwanda Shaka, niryo zina ryanjye riri official. Gusa ntabwo rizwi. Ariko abantu bazi William Mubuzima. Ariko izina ryanjye ni mu Rwanda Shaka by the way. Iwacu ni kundondo mu bijabo. Ndi umunyamurenge. Yes. Hanyuma ndi umupapa w'abana babiri. B'abahungu. Wow. Umuhungu wanjye mukuru afite imyaka 5. Yitwa Ben Gurio. Yes. Ben Gurio bisoniki nigiye burayo. Bisobanura umwana w'intare. Umwana w'intare. Son of lion. Iri zina ko rirenze. Hanyuma wa kabiri yitwa Sharon. Yes. Sharon ni kibaya kiba hagati y'imisozi y'Itabora n'iyopa. Kandi hepfo y'imisozi y'Hermonde. Ni ukuvuga cyari kibaya kivamo ibinezeza abahinzi. Yes. Byari ibyishimo by'abantu bari baturiye aho ngaho. Ya mwana wanjye wa kabiri nuko yitwa ibyishimo by'abaturage. I like it. Ni byiza cyane. Nkaba narize amashuri primaire, secondaire, university. Yes. Okay, murakoze cyane. Ndigire twakomeza kumuvandimwe Lucky Lando. Oh my god. Sinzi uko ndibusobanura. Nge nitwa amazina yanjye nyakuri ubusanzwe nitwa Mushinzimana Lando Lucky. Yes. So azwi cyane ni King G Lando Lucky. Impamvu ari yazwi nuko ariyo nkunda gukoresha. King G. Yes. G ihagarariye igisubizo. So ni G Lando Lucky. Urumva igisubizo ni ryawe. Yes. Yes. Nagiraga izina rimwe gusa. Nagiraga izina rya Lando. Nta rindi zina nagira. Gute se kandi? Niryo ababyeyi bari barangise. No ugiye ku ishuri. Ugiye muri primary. Biba ngombwa rero ko bakubwira ati tubwire umwirondoro wawe. Ndavuga ati njye nitwa Lando. Fati umuntu agomba kugira amazina menshi. Biba ngombwa ko nsubira mu rugo. None nsubiye mu rugo. Mujya kubyiga nawe n'umubyeyi. Tubyigaho n'ababyeyi basanga nakitwa Mushinzimana. Umwe yabonye nakitwa Mushinzimana, undi abona nakitwa Shanzi. None se bakubwira ko impamvu batari baraguhaye amazina y'umwe ari sinzi impamvu, donc sinzi niba ko ari ukwibagirwa. Then birangiye niswe Mushinzimana Lando Lucky. Yes. Urakoze cyane. Ndibwira murivuze. Utabazi yabamenye. Ubuzima busanzwe duhere kuri Ev.William. Ubuzima busanzwe bwa buri munsi ukora iki, ubayeho ute? Ubuzima busanzwe uri umuntu iyo utari bivuga ubutumwa hari ubuzima bwawe ni ubuhe bundi? Murakoze. Mu buzima busanzwe en fait nje nta kazi ngira kari permanent. Ikintu cyose mvuye naco mu muhanda kibyari faranga ndagikora. Tutra. Ubu duhuye imvura yaguye ukambwira ngo ngweke nkwambuke ikizi. Nta kurengeza da. So ikintu cyose mvuye naco kibyara amafaranga ndagikora. Ntago uri umunenganezi ku kazi. No. Akazi kose mvuye nako iyo mzutse kagera inyuma y'igipamba ako mvuye nako niko nkora so. Okay. London. Ubusanzwe ukora iki, wobayeho gute? Ngewe nakundaga business, mvuka nakundaga igisirikare. Umva mu buzima bwanjye ngomba kuba umusirikare. Ndabigerageza sinzi byampira. Kuri point ya kabiri ndi umusore uzi gukora amafaranga cyangwa mu byashara. So numvaga arimo none ngiye ko investing imbaraga. Imana impamagara full time muri ministry. Mivuga ubutumwa rya buri munsi. Uri giye mbyutse no gushaka scripture muri Bible ngasenga nkavate so ndaza kubwiriza nibwo buzima bwanjye bwa buri munsi. Tukira aho ngaho mu buzima bwa buri munsi bujyanye n'ibyo bokamana nibyo gusa. Nta wundi muri mufite hari byenda ube evangeliste nk'umuvandimwe Ev.William. Jewe ubuzima bwanjye kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu. No kuvuga ko Yesu ari umwana. Nta titiro ufite.
amatitire urumva ntiyabura bitewe n'aho umuntu aba nko mu itorero bose banyita pastor ntabwo ndasengerwa kubera ko akazi kose nkora ni nka pastor ariko njye nemera ko ndi umwami iyo uri umwami ushobora gukora buri kimwe cyose. Yes. Ariko bivuze ko akubona mu bushobozi bwo kuba pastor. Yemera gusengera rero not sure kubera ko nzaho mpamagarirwa Imana impamagara muri Kingdom of Life on Abundance Ministry ni ministry ifite inshingano zo gusengera ibihugu no gufasha abantu baba ku mihanda mu buzima bwanjye bwa buri munsi njye numva nshimishwa no gufasha abantu mu buhe buryo hari gufasha abantu mu buryo butandukanye gufasha abantu we mu buhe buryo kugira ngo badukurikiye barusheho gusobanukirwa by'umwihariko mfasha abantu mu buryo bwose nkora amakansari nkora ibintu bisanzwe ariko icyo Imana impamagarira ni ugufasha abantu bo ku mihanda abo ku mihanda baba bakeneye ibyo kurya abo ku mihanda baba bakeneye umuntu ubaha amagambo abahumuriza abo ku muhanda baba bakeneye imyenda so ni ibyo ngibyo nkora kuva kwa mbere ngenda nganira nabo mbaho utwenda two kwambara mbagurira umugati n'amata nteka iwanjye capati nkagenda nkabasangiza kumeza kuvuga ko isaronka that is easy life. Okay, turagaruka mu kanya gatoya kuri icyo kintu uvuze cyo gufasha imfubyi n'abatishoboye urumva n'abapakazi bose barimo n'abatishoboye bose. Tugaruke kuri Ev.William muri iyi minsi ivuga ubutumwa rimeze gute ku ruhande rwawe? Ku ruhande rwanje ubu ngubu ni sava kabisa kuko no mu minsi ishize nari mvuye mu rugendo rw'ivuga ubutumwa so ikintu kirimo kimuvinga kiba kiyagaze neza. Hari igihe abantu batekereza ngo uruba hano gusa muri Nairobi cyangwa hano gusa hafi za Kampala ujye uharenga ukambuka imipaka ukagera kure cyane. No mu cyumweru gishize nari Tanzania muri province ya Bugoma. Bukoba nari za Bujumbura. Kampala nahangaye Imana ishimwe cyane urumva ukomeje kwaguka mu buryo bumwe n'ubundi. Tugaruke ku muvandimwe Lando uvuze gufasha abatishoboye cyane ngo ukabashyira ngo icyayi cyo kunywa ukabambika. Ese ibyo bintu dusangize urwo rugendo rwawe rwo gufasha abatishoboye warutangiye ryari? Tubwire igitekerezo cyaje gute, idea yaje gute, ese ubu byari bimeze bite, wowe wari mu buzima wari mu iyihe muntu kuba ngo utekereze icyo kintu? Nakoraga ibyashara William arabizi. Nakoraga ibyashara nkunda gucuruza rimwe na rimwe nakoraga udukobwa tw'abantu baba bafite utugode nk'abakongomani baba bafite hano nk'abakonegita. Nakoraga ibyashara by'amandazi nari nka William icyo gihe akazi nahoraga nako kazana ifaranga ahitaga ninjira kabisa. Ariko nahoraga nibaza nihe nkumpamagara nahoraga mbaza Imana ati nihe nyirizina mpamagarira ubuzima bwanjye bugukorera umuhamagaro wanjye ni uwuhe? So nagiye nkwana abantu benshi ndi gucuruza ibyo bintu ndi umunsi umwe nawe n'umama numva mpamagaye mu mazina yose nk'uko nayavuze yose uko yakabaye umunyakenya Datungurwa arambwira araturikararira kimbona arambwira ati ibintu uri gukora ntabwo ari by'Imana guhamagarira. Amezi 10,000 nibwo bwa mbere mfashe ku 10,000 mu mwaka wa 2000 mpawe n'umuntu from nowhere ntazi tutaziranye harimo mu mwaka wa 2015 ndibaza. Ariko mu mamararira arayije arambwira ati rero sibyo Imana guhamagarira. So naragenda senga mbaza Imana nihe umpamagara ni gute ushaka ko mbikora. Imana inyereka ibintu ndashatse guhita mvuga hano. Ariko finally naje kwisanga mba mu buzima bwo kurara hanze muri 2016. Ndafite aho kuba binsaba kurara hanze binsaba gushaka aho koga binsaba gushaka imyenda yo kwambara. Ubuzima ntari narigeze ntekereza no munsi no. So muri ubwo buzima rero bwari ubuzima bugoranye kubona ibyo kurya byari bigoye kwambara byari bigoye. So ndibuka umunsi wa nyuma nawishe ubwo buzima nibwo nasenze Imana ndayibwira ati koko ibintu wambwiye wa munsi ndi gusenga ngo papa si yanjye kuko ibyo yambwiye nibyo nayo ndi gucamo byari bitandukanye. Aho niba Imana yambwiye rero ngo naguhamagare kugira ngo usengere ibihugu uhagarike ibyo uri gukora byose ufashe n'abantu batishoboye. Yarakoze cyane. Wabitangiye ryari gufasha abantu batishoboye? Nabitangiye mu mwaka wa 2016 mu kwezi kwa Kenda. Utangizanye iki?
hari wakibaza ngo ese wabitangiye ute watangiye ufasha kuko gufasha harimo uburyo bwinshi ese wowe wari ufite iki cyane ko tubwiye ngo nawe wari uvuye mu buzima bugoye cyane ugeraho urara hanze birababaje ugeraho buri cyo kurya nta kugeza aho ubura naho wakogera ubwo urumva nta buturo wari ufite so ugira igitekerezo cyo gufasha abantu wowe wari ufite iki cyo gihe muri yakibaza se wari ufite iki ni ibikorwa nakubwira ko icyo gihe byari bishingiye ku kwizera gusa ibyo Imana yambwiye kuko yambwiraga ko ngomba guhagarika ibyo ndi gukora directly byari ijwi risobanutse utabaza ibibazo so Imana rero yaguhamagaye gukora ubushake bwayo ukabukora uko bugomba gukorwa hari principe ivuga ngo iraprovidinga cyangwa se iraguhahira so ntabwo naguze ibintu byinshi bya mirenga ndibuka n'umuntu wari umpaye $2,000 byo kumfasha ngiye muri ubwo buzima bwo gusurvivinga aho ngaho from nowhere nagiye ngura imigati kuko nari namenya umuhamagaro wanjye ntangira gushaka abantu nyine benshi nahereye kubo twararanaga aho ngaho nkamuha umugati nkamuha icyayi then nkomeza ubuzima gutyo antiri nyine bigezaho kubera ko nsengera mu itorero nakita rinini bakabona ubuzima mbamo bwa buri munsi mfashe mfite akagunira k'imyenda ndagenda tanze ndagarutse bakabona ngiye mu bitaro gusenga njyanye ibintu by'imbuto uravuga hakabonekamo umuntu uvuga kijana wewe simu Kenya nawe ndashinda ukifanya hii kazi akambwira ati nzajya mfashe ibyo ukora ubwo akaba mpaye nk'igihumbi icyo gihumbi rero kigaseva umunsi w'ejo ndakaza ntagira ibintu byo kubwiriza abakobwa bo ku muhanda abantu baba bakora ibintu byo kwicuza mpendura ubuzima bwabo nayo yari indi project ikubiye muri ibyo byose bwari ubuzima butagoye bugoranye n'uyu munsi n'urugendo rutoroshye ariko ndugenda kubwo kwizera ntabwo ari ukuvuga ngo mfite ibyamirenga ahubwo ni ibintu nkora kubwo kwizera akandi kabazo uko bisa kose byarakugoye cyane kubera ko urumva ubuzima warimo bwari bugoye ugerekaho kandi gufasha abandi bantu mu gihe udufaranga wabonaga twari udufaranga twavuga ngo nawe ujye gutura ahantu heza ugura ipantalo ugura ishati yo kwambara use neza ariko uritanga nk'igitambo kugira ngo ufashe abandi n'umutima utagirwa na buri wese rero abakunzi ba Gita TV William TV urumva ko ari ikintu gikomeye cyo kwigiraho rero hanyuma y'ibyo ngibyo support ifatika ko ndibwira ko ntabwo wakomeje kubona umuntu w'igihumbi nguze kubona umuntu ngo 500 gushingireho waje kubona support ifatika wabonye support ifatika ihoraho yo kuvuga ngo ujye ubona support buri kwezi nawe ujye gufasha abatishoboye ubone support yo gufasha abatishoboye urumva hano muri Afrika kubona umuntu wakubwira ngo agiye guhagarara n'ibintu biba bigoranye wenda nakubwira event ya nyuma duherutse gukora yatwaye amafaranga 150 yari ibintu byo gufasha abantu nyine batuye mu gace dutuyemo badafite ibyo kurya n'ibyo kunywa ariko ni ibintu ntabanzi iyo bivuye ni abantu baba babonye uburyo uba wahangayitse uburyo uba wabyinvestinzemo igihe cyawe cyose bakikoranya bakavuga ati yemwe uyu munsi mwakaje tugaganana n'uyu muntu tukamukubitiramo tukamworohereza bagira gutyo baraza bakubitamo nyine ndagenda tukora ibyo ngibyo nta support ihari fix today utapambana na Barland Road akikwambia ndashaka amafaranga yo kwishyura inzu ejo wenda Imana igukubitiremo ukomeze ministeri kuko nagerageje namaze kubona ko najya no mu bindi Imana itampamagarira bitazacamo nahisemo gukora ibyo impamagarira tugabe kuri Evangeliste William ese kuri wowe ku giti cyawe ku ruhande rwawe ubona umuco wo gufasha kubera tutakiba mu bantu cyane biterwa n'iki kuko ureba umuco wo gufasha muri iki gihe biragoye ndibwira ko n'abantu badukurikiranye hari umuntu uri gutungurwa ati turiya musore ko ateye ubwoba ariko nyamara kuri wowe ntibiteye ubwoba kubera ko n'umuhamagaro wawe hari abantu uwo mutima batawugira muri bo ese biterwa n'iki biterwa no kutamenya umuhamagaro wowe ubona biterwa n'iki ku giti cyawe afite reka mbanze nshimire mwene data kandi ibyo avuga abantu batamuzi ibyo avuga ni ukuri njye ndamuzi bihagije twamenyaniye ndakeka ko ari umuntu wa mbere namenye muri Kenya ngishikamba twamenyanye nawe mu 2015 just nko mu kwezi kwa gatatu gutyo ico gihe ibyo abwira yakora yacuruzaga amandazi hano maji hano hepfo ya Mugumo hari ahantu bita ngo ni
uyu munsi witwa ngo ni Mikinduri Mikinduri. Kinduri gutya yari afiteho yakora yatekaga amandazi ariko akayagurisha Orsel akaranguza so nubwo abantu bumva ari amandazi ariko yararanguza ku buryo yari afite akantu kameze nk'akaganda so yaproduzaga amandazi menshi yafitaga abasore bikorera amabase n'amabase so wakumva ari amandazi ukagira ngo yari abiri yari amapaki yararanguza yari afite ifu yari afite abantu baza b'amagare bagatwara ariko Imana iramuhamagara imuhamagare ava muri ibyo aragenda ndibuka just nabaye nk'umubura kuko icyo gihe kwese ntarashaka nari nkiri umusore nawe ari umusore so twari close twari twegeranye cyane nabaye nk'umuburaho aja Westland ngiye gumana muri Gasarani agiye Westland ngiye nongeye kumubona aricyo gihe avuye muri ibyo bihe bibi twongeye guhura dukubitanye nawe mu mujyi urumva icyo gihe yaragiye na telefone yivaho urumva tiwaburara ngutunge smartphone ntabwo byakunda ntabwo wabona n'abantu bakiburara bafite smartphone bari guteta nijije ni uguteta kuko niba bishyira ku isoko I think so ntiwaburara ibi nkunda no kwigisha abantu bayidawe gukora nta muntu wavuga ko yabuze igishoro afite Samsung y'ibihumbi 100 ntibyakunda ufite iPhone wayigurisha y'igihumbi $100 abantu babwira abantu babuze igishoro ntibyakunda uhaye uce waba uri gukina rwose so icyo gihe birumvikana telefone yari yaririye aza kubura ndamubura nawe ntiyongeye kugaruka hano muri quartier so twabaye nk'ababurana ariko igihe namubonye mubona mu gihe civugabutumwa ibi yarimo avuga ni ukuri muziyo ibyo bintu nabibonye inshuro nyinshi aje kwigisha abantu b'indaya akamubwira ati mfite 1000 ndakiguha ariko mpezi iyo minota 10 tukubwiremo ijambo ry'Imana akagenda agafata ba mayibobo ba hariya pangani uriya nzira zijisire hariya kurunana ugasanga yabakumitse 20 akabagurira amata imigati mu 1000 ciwe yabonye so niyo mpamvu nakomeje kumushakaho ubushuti kugeza ubu je numva ngiye kumujoininga je ndumva ngiye kumujoininga dufatikanye muri iyo ministeri ye kubera ko ubushobozi afite ninongeraho buke nanjye nubona byenda nimbakazagura amapake 10 y'amata tuzagura amapake 20 ariko abo bana ibizo bintavuga ni ukuri so abantu rero badatanga nababwira ikisi n'abantu batikunda n'abantu batikunda nkuko iyo uri mutanga ubu uri mu biba iyo bivuze mu mirima myinshi niko usarura ahantu henshi ubu dushobora gufasha Lando Lucky tukamufasha twamara kumufasha nahava ngahura n'undi bari gufasha sinshobora kuvuga ati sinomufasha kuko nafashije Lando so kuri njyewe munyamahirwe mba mbonye undi murima ngiye kubibamo reka nkubaze wa munyamakuru uri umuhinzi usanzwe ufite umurimo umwe baguhaye undi murima wawanga sinawanga nawe nawuhinga boguheza undi wawanga nawuhinga baguhundi nawe nawuhinga baguhundi amahirwe bari kugira gute kwiyongera ariko abantu batazi ikintu cyo gutanga ni nk'umuhinzi wanga umurimo so iyo mbonye ahantu mbiba ntanga mbibye nagera imbere nabona undi murima ndabiba kuko igihe cyo kuzasarura zasarura muri ya mirima yose Bibiliya iravuga ngo gutanga guhesha kwakira guhesha umugisha ngo kandi ukuboko gutanga kuba hejuru yo kwakira so numva ko gutanga kandi gutanga ntabwo ari byinshi kuko urumva igikorwa cy'uyu mwene data ntabwo ari miliyoneri ni 1000 bamuhaye ntabwo ari 1000 yahembwe ntabwo ari 1000 yungutse ni 1000 umuntu amubwiye ati mukozi w'Imana fata ino milifra ugenda uyirye hanyuma iwe akayifata akayihereza undi muntu so ni igikorwa cy'urukundo rurenze ntiwokora icyo kintu udafite urukundo nanjye ndumva ko aho bigana ndibuze kujoininga na kameramani araza kujoininga kubera ko ni umuco mwiza umuco wo gushyigikirana gufashanya gusa muri iki gihe ni ibintu bigoye kubera ko abantu barikunda Evangeliste bivuze neza aravuga ngo umuntu udatanga ni umuntu utikunda kubera ko
umuntu utikunda ntatanga kubera ko ni usobanukiye ko ibyo utanga bikugarukaho watanga kubera ko gutanga ntabwo utanga ibihera aho gutanga ibyo uzasarura nawe imbere gira neza wigendere ni ku Munyarwanda yavuze rero London uwo mutima ni mwiza so habaye hari n'umuntu wese wumva hari icyo yakora ku bwawe si no ku bwawe ni ku bwabo bana nawe ufasha so amarembo arafunguye ndibwira ko amarembo arafunguye umva nawe nimero ni please 204 716577897 yani ni 254 karindwi rimwe gatandatu gatanu karindwi karindwi umunani icyenda karindwi niyo nimero yanjye kenshi nkoresha ku bintu bya ministere ariko kenshi ndayikoresha ku buryo buri na private so twaganira urakoze cyane kandi muri ministry tujye kuvuga ko akeneye amafaranga cyane kurusha ibitekerezo n'uwakwandikira akaguha igitekerezo cyangwa akagira indi firwa yakongerera byagufasha kandi ibi ntago ari ugusabiriza kubera ko uri umugabo witunze Ev.William ni umugabo witunze wishoboye cyane ariko kubw'ishyaka ry'umurimo w'Imana muri bikiya byanyu mutanga uwagira ishyaka ryo kuvuga ngo bashyigikire uwagira umwete wo kuvuga ngo bashyigikire Imana nayo yamumugisha kandi nabwo atabonetse no murakomeje kandi Imana izabahemba rero tudatinze akabazo kamwe gusa kugira ngo dukomeze gufasha abadukurikiye mwebwe murabona umuco wo gufasha cyane mu matorero yacu ubundi hari umurongo wa Bibiliya uvuga ngo itorero nyakuri ngo nirifashe imfubyi n'abapfakazi ariko wareba cyane mu matorero y'iki gihe ntabwo umuco ubamo umuco aho kugira ngo basohora ahubwo bahereza abatishoboye ibo barakira bishimira kwakira cyane ibo barishimira ngo bakire avuye no mu batishoboye by the way kuko iyo bavuze ngo muduhereze harimo n'abatishoboye ahubwo bakeneye no gufashwa ugasanga batanze na tubiye duke bari bafite nabo bakeneye gufashwa murabona ibyo bintu mwabivuga iki ni umuco ukwiriye cyangwa ni umuco utari mwiza ndabivuga mu buryo bubiri ndabivuga mu buryo buri principe ndabivuga no mu buryo buri mu mategeko buriya Bibiliya uburyo yubatsemo igize principe umukristo udakoresha principe aratsindwa igihe cyose so gutanga wenda tuvuge gutanga amashimwe mu rusengero ni principe y'umukristo wese ushima ko Imana urekonayizinga ko kuba ariho ari inema z'Imana ariko principe yo gutanga 1/10 ni principe igaragaza ko ushaka kuzamuka mu buryo buri finances umukristo udatanga 1/10 aba ari ni nko kuvuga ngo ngiye nemeye kubaho ndi umukene kugeza mpfuye so itorero naryo rifite inshingano zo kwakira iby'Imana yarihaye zikareba muri babandi bari mu itorero abadafite mukaba kuri bya bindi itorero nicyo abapasiteri tumaze actually ndivuga ko mu rusengero aho nkora n'ubundi nkora mu bintu nk'ibyo tugira departement bita benevolent ni departement ishinzwe abantu bafite ibibazo by'ibyo kurya ibyo kunywa ibyo kwambara buri gihe kuwa gatatu usanga umustar uhari utegereje bamwe bahamagara Lando abandi bahamagara Pastor Edith baba bashaka ubufasha ariko ibyo tubaha kenshi ni kuri bya bindi abantu baba batanze mu rusengero so nasenga wenda kugira ngo nandi matorero afungura icyo cyumba cya benevolent ibe ministeri ishinzwe gufasha abakristo muri bo badafite batishoboye urakoze cyane kuko harimo abishoboye kurusha abandi Ev.William yanjewe nanjye uko mbyumva ntabwo nja kure na Lando ubundi amafaranga agira amazina bitewe n'uyahaye iyo umukene ahaye umurusha amafaranga ukamuha amafaranga umukene agaha umukire bibaho ko umukene amukire ico gihe amafaranga yitwa ituro nitwa ituro uri kumwiyakirizwa uri kwisumetra uzasange cyane nko muri Kongo murabizi iyo haje nk'umusoda mukuru muri hafi y'iwanyu usanga nka shefu yagiye gutura nka general kugira ngo azabacu uriya ntabwo ari urukundo
n'ubwenge ari kwishakira amaramuko n'inzira. Ni ukuvuga iyo ufashe amafaranga uri umukene ukayaha umuntu ukurusha amaboko, ico gihe ayo mafaranga yitwa ituro. So iyo umuntu nk'ubu njye na Lando tunganya ubushobozi ngafata amafaranga nkayamuha, ico gihe yitwa gift, impano, muhaye impano. Noneho iyo umuntu we umukire umukira ahaye umukene, ico gihe yitwa support. Yitwa support. So ano mafaranga bamwikanisa usanga abapasiteri ahanini ari nk'abo bantu buri abapasiteri sabakena benshi usanga ari nk'umukire, ariko ugasanga amafaranga abonye ayahawe n'abakene, nico gihe niyo mpamvu bahita mu amaturo. Ushobora gusanga pasiteri ufite indege, hari abapasiteri bafite amajet privé, hari abapasiteri bafite amakampani, aho ugasanga hari umukristu mutoya w'umuzamu, ariko wa muzamu afata kuri wa mushahara we akawutura mu rusengero. Tuyaheza Imana ni bose iraturusha ubushobozi. Nico gihe tuyita ngo amaturo, nkuko tuyahaye umuntu turusha ubushobozi, uduhaye umuntu turusha ubushobozi. Ariko rero amafaranga yageze kuno umuntu turusha ubushobozi, yagiye buno amafaranga of course ntaja mu ijuru. Aragenda n'undi agaruka mu mifuka y'abashumba. Cagiye abashumba nabo agaruka mu bakristo bayahinduye izina bakayita support, agafasha bamwe muri ba bakristo batishoboye bakabasupportinga bakabafasha. So ariko ari amakanisa amwe abakristo duhora abapasiteri ariko amafaranga ntagaruke. Ikibazo gikomeye. Bano bari hejuru bahora bakira ariko ya support yo gusupportinga barya bo nibayitange hasi ntagaruke. So ugasanga bajya abakristo bo hasi barapondekanye. So inama yanjye navuga n'ubundi nobwira abapasiteri muri ano bafata ntagaruka muri support kuri bano bakristo babo bo hasi. Kuko kirababaje kubona nka pasiteri nka dimanche twatuye 2020, ariko hari umukristo bagiye kwiruka bafunga inzu kubera 3,000. Pasiteri yorya 17 akagarura bya bitatu bikishije uriyamo anyubukije akantu akishura wa mukristo bitatu. So ibaya muhaye ari amaturo nawe yagarura ari support. I like it. Urakoze cyane. Akaboko gakunda gutanga, urabona nguko uhagaze wowe umunyamakuru, tugafata iyi bag tukayiguhereza, tugafata iyi TV tukayiguhereza, tugafata iyo radio tukayiguha, tugafata iyi kamera tukayiguha, tuguhaye ikintu cya karindwi ntabwo washobora kugifata. Umuntu witegura kwakira agira akaboko ko gutanga. Kimwe mu bintu nimenyereje cyangwa nigiye muri ibi bintu byo gutanga, ndibuka igihe nagiye ahantu bita Gitare, nanjye mu bintu byivuga butumwa. Ngezeyo nashyitseyo nk'uko washyikayo, hari umukristo wacu wari wapfuye, noneho biba ngombwa ko tujya kumushyingura mu cyaro. Tugenda turi abapasiteri babiri, so hari umuntu wagombaga kuvuga bwa mbere nkabuha kabiri. Noneho turi aho ngaho mbona umwana arimo ararira cyane, nkajya nibaza wenda ngo ari related n'iyo family yabuze umuntu. Ndamwegera arambwira ngo we ngo ikibazo afite iyo za Gitare, arambwira ngo nicyo kubura minerval. Wase minerval wabuze niyo amafaranga angahe? Arambwira ngo na amafaranga 2,000. Icyo gihe rero Imana yari yankubitiye, nari ntwaye 20,000 umuntu uze muri pocket ye. Ahubwo ati ishuri ryanyu riba he? Antungira agatoki ati ni hariya. Turagenda tuhageze nsanga ni ikibazo ahubwo kiri muri ako gace, abana bose baratashye kubura minerval. Directeur ahita mbona nk'umukire, urumva nawe wavuye Nairobi noneho babonyuje muri V8 agira ngo noneho narakize byarara uje kwishyurira quartier yose. Aravuga ati hari liste y'abantu 100. Aravuga ati rero ngiye gukoresha principe ya gikristo. Principe ya gikristo ndarihira abantu 3. Ubareke baje baza mu ishuri nzajya mbishyurira. Mbishyurira 6,000 kuri uwo munsi. Ndavuga ati nabikoze muri 2018. Ndibuka ndi mu modoka ndimo ndagaruka. Umuntu arampamagara aranganiriza, arambwira ati nakomeje kureba ibintu ukora nde ubwitange ugira. Arambwira ati umbabarire sinzi amafaranga wishyura. Ngwishyurira inzu byibura amezi 6. So numvaga nyine ko icyo gihe by the way muri iyo myaka nabaga no muzu ziciriritse za 7 mba ahantu mu gaturage gutya. Ndavuga ati amezi 6. Arambwira ati kandi none ushaka inza ahantu muri estate. Ariko byavuye hehe?
mu gutanga muri ya sacrifice y'ibihumbi 6 utanze Imana ikayirema mwende andihira ayo mezi nyuma yaho ngaho turarangizanya ariko numva ndashaka gusubira mu cyiciro cyo hasi ndakubwiza uko n'ubungu Imana irandihira wenda mu buryo butoroshye ariko still fulfill that purpose hari ibintu bikomeye Imana ikora ku bantu bemeye kurekura turakoze cyane hari akantu nakwaje utaho gatoya muratubabarira abapasitori cyangwa abaevangeliste dukunda kuvuga cyane niko kazi kacu kuvuga niko kazi kacu murabyezi ndatanga naje ubuhamya bugufi muri uru rugenzi narimo rwivuga butumwa mbere y'uko umwaka ushira muri ibi byumweru muri uku kwezi kwa 12 tu ngeze ku mupaka w'u Burundi imodoka twari turimo yapfuye amatara ipfuye amatara ubwo byabaye ngombwa ko tuvamo ngo bayikore nyine twarice twarambirwa tuvamo hari ku mupaka ari abita Kobero bwiyobwera muri province ya Muyinga naje kuhasanga kana k'imfubyi niba ari imfubyi sinzi ariko kari kamayobo imfura yari minagwa hari anakonje cyane hano babita abacokorani babita abacokorani none wa mwana umuntu wese yarima none byabaye ngombwa ko tuja kurya hari restaurant yaho ku mupaka none wa mwana kandi hari abantu benshi hari akavura kariko kagwa nimugoroba mfite n'amafoto hano muri telefone ndaza kujya kwereka hanyuma nari mfite urugendo rw'ivuga butumwa kandi gwari kuri budget yanjye kuko abapasiteri nene nahamagaye ko nzaja kwigisha ku itorero ryabo nene nabahamagaye ko nijo basabishije babwira ko nzaba nifitiye tiki nzana nizasubizayo donc tiki mvana hano Nairobi kanjana ubugenzo bwose nakoze ikazanangarura so nukuvuga amafaranga nari mfite yari amafaranga yari afite budget y'imibare itiki mvana hano Nairobi kangeze Bujumbura none ngezaho bona ko kana karashonje kandi mfite tike ibaze kandi igomba kuzavana ni Burundi kangarura ariko ndavuga wayafata umutima nganga ati ufasha amafaranga ukagaburira uno mwana zazana ikirenge hanyuma ukanamwambika so iyi tike iragabanuka of course ariko nza kurwana undi mutima ukambwira ati n'ubundi umwana umuyezi ijoro rimwe ntacu uzaba umukore wamureka ariko byaje kurangira umutima wanje umamirije ko ngomba kuyamuha ndagahamagara turasangira ku meza hari muri restaurant mu Kabugoroba imvura ariko inagwa ka saa 12 mfata amafaranga ndayamuha mazarye je ndaguremo umupira ndangije ndagenda ngeze Bujumbura narimo nigisha hari umama waje kumpamagara bita Ange wa Imana mwezi mugisha arampamagara ambwira ati ndashaka kuza kundamutsa ndagenda ndashaka kumuramutsa arangiza arambwira agiye kumuseza agiye utaha arambwira ati mfite amafaranga y'amadolari muri iyi nzu yose ndayago by the way nta nubwo yambwira iyo munsi yararetse ngataha ngeze muhi ahantu n'incumbi taranandikira arambwira ati mutima wakomeje kunemeza mufite amadolari nabuze icyo nyakoresha abantu bafite ifaranga geza jimmy ari abantu bafite ifaranga babuze amabiro de jana urabona abi Burundi ati amadolari $1 ayo mafaranga agize iminsi mu nzu so nabuze ikintu yakora nakoze so uzanya mfata ngo njye kuyakoresha ikintu nkavuga ati nzagikoresha igihe kigagoma kagenda kabona ndi y'amarundi yandi sinavunje so ayo madolari mfite mu nzu umutima wanje wanemeje ngo ejo uzongera ugaruke duhure none nyakwihere Imana umugisha so urumva iyo ukoze ikintu n'umutima mwiza mu by'ukuri mbezi iyo mayibo bizo faranga kwidwane sinari mfite gahunda n'uriya muntu ntacyo wari witeze sinari nzi ko tuzanavugana je ndakubera ukuntu turaba jama tuziranye turaba Kristo dusengana je nari kumuvugisha tukanasengana ariko izo amafaranga tiza naya makuru y'uwo mwana nta nanigeze mubwira yego so nawe nimba azakurikira ino video ayumvise ariko iyo urambuye ukuboko ugatanga mu ijuru barandika n'imbuto ububize mu gitabo cy'umubwiriza haravuga ngo utangamira nk'umuntu unyanyagiza imbuto ze mu mazi ngo igihe atazi za mbuto ziragira gute urasarura utazi wabibye so iyo ubibye ugashira imbuto mu mazi amazi arayitwara igataha yambuta ahantu utazi so in case ushobora kuzagera ahantu nawe utazi ugasarura so niwe yamereye mweshimiwe sana bari kudukurikira asante London arakoze cyane Ev.William arakoze cyane abatumirwa bacu mu by'ukuri mwatwigishije byinshi kandi mwadufashije rero yewe umuntu ukurikiranye Gita TV William TV
ukaba utagira umutima wo gutanga, tangira ubyige wigire mu buhamya bw'abandi kandi unabikore kuko ari itegeko ry'Imana. Ni ngombwa ko abantu bafashanya muri ubu buzima, birakenewe cyane. So rero tuyibutsa gukora subscribe, comment, like and share. Utarakora subscribe ndakwibutsa ko wagiye ukazogera ku mutuku kara ku ruhande urakabona, uklikeho gusa nicyo tugusaba gusa, uklikeho ubishoboye utange comment yawe ya turayisoma kandi turayisubiza, like and share kugira ngo urusheho gukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. Abatumirwa bacu rero turabashimiye, Imana ibahe umugisha. Shalom. Kandi ubutandi tubakenera muzatwitabe kuko niwo muco mwiza. Imana ibagirire neza.